ye muvandimwe Sunda bwa mafaranga hantu nayakuye ntabashije kugira ubushobozi bwo kuyasubiza nsanze atari byo nsanze atari byo turi kugendana neza nsanze atari byo ibyabyo byose nabampiye ngira ubwo ariko nkanashidikanya havuga ni subundi ubwo nzabishobora ko nabonaga bacyose kitwari twarahuye twaramenyanye abwana bavandimwe wasanga barayamazemo muri Uganda mpura na Joseph muri ira event yanyeretse ba Peter na ba Eric arambwira ati abangabo bigize amafaranga n'amafaranga ndavuga nayo mafaranga niba kampani kiyafite sinzi awirane sinzi niba amafaranga kirimo esazaza gusa uko bimeze kose iyo utangiye urugendo rwari rwo rwose rushyashya haza amakantu ko kugira ubwoba no gushidikanya kubera ko nyine ni bishyashya nta kintu biziho reba uyu muvandimwe aratangiye urugendo tayari ruzagera yigiriye ariko reba uyu muhanda hariya ntabwo ndi kumenya niba ari mu butayu niba ari nijoro niba ari iki ntabwo binasobanutse sibyo icyazi nuko agiye gusa afite ubwoba rero iranzira ninyinyuramo gasangamo wenda simbizi ntazazana n'inyota bizagenda bite ariko iyi foto ngewe nyigisha ibintu byinshi ku buryo niyo twayitekerezaho yonyine tukitahira waba ufite ikintu ukuyemo uyu muvandimwe ari hano hasa naho irimo akamuri gakeya n'ubundi yarasanzwe ameze neza ararya akanywa ibintu byari biri sawa kumva ko ibyo bintu wari urimo biretse utangiye ikintu gishyashya niho hano bitangira kwijima ukavuga ati ntabwo ndi kubyumva ntabwo bisobanutse ubu nintabona abantu awirane ikirenze nuko hirya hano inzira iherera hari akandi kamuri kameze neza kanashininga kurusha naha ngaha bivuze ngo you have to believe nubwo wenda gushidikanya bitabura cyangwa kubibwira abantu ndetse harimo n'abasanzwe babizi kugira ubwoba no gushidikanya ni ikintu gisanzwe ubwoba ni ikintu gisanzwe Imana yaraturemeye cyiza cyane kuko rimwe na rimwe hari ibintu kiturinda sibyo kuramutse utagira ubwoba ukumva ushaka kwigira nko muri TCB wahita unyura hano sibyo wazagerayo wagarukira hano hasi turi kugenda ubwoba rero ni ngombwa kubera ko hari ibintu buturinda byadushyira mu bibazo ariko mu gihe turi gutekereza kuri vision hahano dushaka kugera cya kintu cyatumye utangira business yawe ubwo bwoba buri kukuzamo ni dream stira kubera ko ikintu cyose watekereje byakunda ko wakigeraho awirani byakunda neza ko wakigeraho dore ibintu rero bituma abantu bamwe na bamwe bagira ubwoba tugiye kubireba hari igihe atangira business akavuga ati suko apply nakaba aramubwira ati you have to make a call ugomba kugira gute guhamagara akagira ubwoba ngo usubira network marketing ngo ndabibwirane hanjye utari warize ibigendanye n'ubuganga avuga se ndi gute ndabwira umuntu ko nsigaye mvura yarazi ko nsiga amarangi awirane ariko baratubwira ngo doubt kills more dreams than failure ever will kugira ubwoba no gushidikanya byangiza inzozi z'abantu benshi kurusha uko kugerageza niyo byakwanga bishobora kwangiza inzozi z'abantu benshi turi kugenda kugira ubwoba no gushidikanya ubwo ufite projet runaka umuntu araje arakubwira ati wenda ntibishoboka wenda hari ukuntu bimeze usubira inyuma gato ndajya nkurabura sibyo wenda hari ukuntu bimeze ibi bintu ntabwo uzabishobora ukabugiza ubwoba ukagira gute ugakwitinga utaratangira muza abantu bakwitinga bataratangira ibyo bintu biba bikwiciye inzozi cyane kurusha uko iyo ufata umwanya ukagerageza byari kubigenza kubera ko iyo ugerageje nibwo icyo kintu waba utari usanzwe ukizi ukanabyicaye ugira ikintu cyitwa experience ntabwo uba utsinzwe turi kugenda niba utumiye umuntu wa mbere ukamubwira uti ngwino tuguha akazi tuzanagucumbikira tuzanakubeshaho akazi Prende baramwigisha n'icyo akasigarana kwicaranya akakubwira ati rero ntabwo ari gutya bikorwa ariko ntabwo yari kumenya ko utazi ukuntu babikora iyo utagerageza kandi niba gukosoye bivuze ngo next time bizagenda neza rero nubwo wagira ubwoba nubwo wagira gushidikanya kose at least uzagerageza awirani
Ibyo bintu uzabigerageze turebe. Hari ibintu byitwa rero the inevitables of success. Mu gihe cyari cyo cyose ushaka kugera kuri success, hari ibintu udashobora kwirinda. Are we learning? Hari ibintu udashobora kwirinda, my dear friend. Ni inevitable, ubwo nyine ntabwo wabyirinda, nta kuntu byagenda ngo biveho. Ibi bintu ngiye kubikubwira atari kugira ngo mbikureho, ahubwo you have to be aware. Ugomba kubimenya mbere yuko uhura nabyo. Are we learning? Muriya muvandimwe menya nari ndi kumubona mu bantu bashyashya beje. Ubwo si turi kugendana neza. Ikintu cya mbere rero kizakubaho mu gihe uri mu nzira yawe ujya kuri success, icya mbere kivuga ko you will feel pain. Mwana kuri mugenzi wawe mubwire ngo you will feel pain. You will feel pain. You will feel pain uko bimeze kose. Sibyo? You will feel pain uko byagenda kose. Niko nari muri chat bari guseka. Menya hari pain biyibutse. Aberani. Jeba hari pain niyibutse. Hari uburibwe uzagira uko byagenda kose n'ugiye hehe muri success ya muri urwo rugendo rwawe werekeza ku byo washizeho intego ya zawe ushaka kuzageraho. Pain yanjye mpise nibuka rero ni iyi, mbaza ngo ni iyi. Ejo bundi nta n'imyaka ingahe irashira, haba hadutse icyorezo cyitwa Covid yaduka. Nkibereye mu gutangira business, menya nari maze nk'amezi nk'atanu. Ukubyumva narasubiye mu rugo mbere na mbere ndi guhangana n'ukuntu nzababwira ko navuye mu ishuri. Ugiye gukora iki? Business. Sibyo? Business nkora ndi gusaba 2,000 ngo mwampaye 2,000 nkajya Kigali muri team building. Nataba none byari biri byo wabigaruje. Awerani. Covid biraje none nta n'ikintu cyari cyaba na kimwe. Ibiraje abakubiseho goma mu ntara. Abakiriya abavandimwe tumaranye igihe kinini muri business barabyibuka. Hari n'abatwiyenzagaho ngo nzaniriza produce. Turi kugenda kugira ngo arebe niba ibintu biri serious. Ariko icyo cyimira Imana, mureke tunategure kwanza. Let's do what? Prepare. 1 million, 2 million. Dufite company nziza cyane itarigeze ishegeshwa na Covid. Kandi iyo company Imana yayituzaniye. Nukumva atari sawa. Produit umukiriya arampamagara, turazigura. Tuziguze kugira ngo zingereho bibi kibazo. Kubera ko hano mu bihe by'imvura n'iki byose ngo umuhanda ngo wo mu Gakenke ugere i Musanze wacitse. Produit umukiriya ari kumva nkorera follow up yamaye amafaranga. Diru nayikorozinze nk'umuntu wenda gupfa. Turi kugenda. Produit zigeraho saa 5 z'ijoro. Wakoreshaga ibikamyo bitwara iki? Ibiryo byo byari byemerewe kugenda. Sasa produit zingezeho ntibyari byemewe kuva mu ntara ujya mu yindi. Ikintu nakoze umukiriya yari w'igisenyi kandi na Joseph nta produit yari afite, basi ngo mubwire ngazimumere. Mfata produit Musanze ndagenda n'amaguru ngera ku mupaka wa Nyabihu na Rubavu. Kunyuma ndarenga zabyanga bona komeza zamukamira natashye ibirenge byatukuye. Ariko muri Covid faranga ryari rikenewe. Ndavugane n'uyu mukiriya sinamwanga. Ariko natashye nayo mazemo. Awirani you will feel pain. Uwo mukiriya mbyanga nyuma ya Covid nakomeje kugenda mucuruza. Ayo mafaranga nariko yabona se? Wapi? You will feel pain. Yindi ishobora kuba iri na emotionnel. Mu mutima ukumva wababaye byanyabyo. Hari abantu babwiye wabo business bahita batumvira niba ugiye muri Alliance. Ntiwateguye amafaranga ya ghetto, ntiwateguye iki, bakaba barakwirukanye. Awirani. Ukabwira umusheri wawe uzi ko ibintu bimeze neza, uti nabonye project tugiye kuzakorana tugatera imbere, bya bintu twari twayemeje kuzageraho, je nabiboneye inzira. Bakabara mutumiye muri Megasize yarangiza ati da. Naribeshe kwanza. Ntabwo nakundana n'umuntu utekereza nkawe. Ugiye kuba umuteka mutwe none akanampera. Twari bizengo twari dukundana. Aberani. Iyo relationship kabirarangiye. Wataha uri guserebura.
you will feel pain rero. Ikintu gihita gikurikiraho ni ukurira nta bindi usheri yanyanze iki ari nacyo bari kutubwira ku munota ku ngingo ya kabiri y'ibintu udashobora kwirinda. You will cry before you get it. My dear friend, success yawe iyo nivuga success ariko byumve ntago ari ya ntego ufite yo kugura telefone. Za ntego zihambaye kubaka MP's Plaza, kuvuga uti mfite ikigo gikomeye nka Rwandair turi kugendana. Za nzozi zihambaye cyane ntabwo ushobora kuzigeraho udatayirira na rimwe. You will cry before you get it. Hazabaho kurira my friend. Nshaka ko twirebera ku bavandimwe bacu bayoboye igihugu. Sibyo? RPF sinzi niba ariko na kera bitwa RPA. Yep. Okay, barakoze cyane. Abavandimwe bibereye mu bishanga hiryo ngiyo mw'ishyamba iyo kure tutanabazi. Umwe muri bo barabyutsa atari ko buriya tuzafata igihugu reka ngiye kubwira. Igikumva tugiye gufata igihugu tukayishyira ku murongo neza. Sabitekereje ari umwe. Sibibereye mu ishyamba binjira urugamba bararutangira. Bakora ibiki byose rumva intwaro ntazo ntizihagije. Ikiryo gihagije, uniform ntihagije, yewe n'abasirikare ntibagize gute ntibahagije. Noneho muri team ntoyo ufite babandi babashije kukumva bakaza kujoining your vision yawe. Mwajya ku rugamba mwari nk'abantu 300 mugataha muri 200. Patrick atabo ari benshi mwa. Ubwo nyine ubwo mvuga ko mutaha muri Senegal Patrick atandera na. Sibyo? Abirani. None ari wowe uyoboye urugamba waba wishimye cyangwa ingingo ya kabiri yabigezweho. You will cry before you get it. Uko bimeze kose mu gihe ushaka ikintu kirenze mu buzima ntago hajya success ni kimeze. Kunyuza ahantu iri kureba niba uri serious. Gaho nko bangira mugenzi wawe mubaze ngo uri serious. Uri serious? Ndabona bari serious. Intego zawe niko ziba zimeze. Nigeze kumva umusirikare wari uri gutera story w'icyo gihe. Aravuga ati twebwe twabaga turi kugenda. Turi abajama nk'abane. Turi bugaba n'agakoroboye k'impungu. Aho irani. Gahona bitekereza. Umunsi w'ubugari muri barindwi. Mukagenda mwambaye bote n'iki zikagutwika fanda ati songa mbere. Mwagera iyo mugiye ukazikora muzikomakana n'uruhu. Uri guseka se? Kurayi rero. Niba abantu hano turi serious ni inevitable nta kintu wabikoraho ahubwo we are being aware. Turi gufata amakuru ngo tumenye ukuntu urugendo ruhagaze. Number 3, you will lose your friends. Ubwo babandi mwagendanye muri 300 mugataha muri 50, you will lose your friends. Hari n'inshuti zawe bamusanganwe mu buzima busanzwe zigahita zikurejectinga nari maze kuvuga nko kumusheri wawe, you will lose your friends. Siko gahunda imeze? Ikintu gitangaje nuko iyo wabaye serious ku nzozi zawe. Tumaze kubazanya niba turi serious. Dusanze turi serious? Oh yes. Abari serious bati oh yes. Dusanze turi serious? Oh yes. Niba turi serious rero hari inshuti dusanzwe tugira zitari serious. Kandi ntago bihura. Ntago bihura ubwira serious ku nzozi zawe wa undi utari serious cyangwa se reka mvuge ko ari na serious pe. Ariko afite inzozi zitandukanye n'izawe ku buryo kumva ibintu wowe uri gutekereza hari igihe bibagora. Gatavuga ati ntago tukiri kugenda. Nta kindi kintu mupfuye ahubwo inzira n'intego biratandukanye. Awirani wakabavuye mu buzima bwawe. Joseph yabivuze ngo ni ibintu byo mu buzima busanzwe. Tugira ngo nugukina ariko niko bimeze. Nimubwira ngo you will lose your friends, ntubishinje iyi business. Ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe. None se Munyamatanga abantu mwiganye primaire muracyari kumwe? You lost your friend rero. Atari business biteye. Siko bimeze. Ni ubuzima busanzwe. Vince abandi ba veterinary muracyari kumwe? You lost your friend. Atari business biteye.
abantu bakoranaga na Kiyosaki mu materasi wenda bo bagize focus sinzi ariko ntabwo bakiri kumwe. No muri business rero harimo abazagenda, hari inshuti zawe zizagenda, ntabwo ari ikibazo cya business, ahubwo nuko inzozi zacu ziba zitandukanye kandi tugeze mu mayira abiri. Hano hazakugeza ku nzozi zawe, n'uyu hano hazamugeza ku nzozi ze. Let them go. Inkuru nziza rero, mvugira ngo inkuru nziza. Inkuru nziza nuko ubuje usanze babandi mufite inzozi zimwe, babandi mufite vision imwe, babandi mufite inzira imwe, babandi mufite company imwe, babandi mufite product zimwe, babandi mufite compensation plan imwe, babandi mufite muri team imwe, babantu ukeneye mu buzima bwawe. Awirani. Yes. Abo bantu n'abanga yati mugiye kwinjiza. Bamwe bazagenda, hazaza abandi, nta kibazo. Ariko iyo umwe agiye ujye umenya ko yarageze kuri arete, nta n'ikibazo. Sibyo? Nta n'ikibazo. No muri Bibiliya birimo. No muri Bibiliya birimo hari abahungu baturutse he sinzi niba ari Mwegiputa bagiye i Kanani ngo mu butaka bw'isezerano, sibyo? Bageze ahantu sinzi ibintu Musa yakoze. Nje ntabwo ndi mwiza mwiyoboka Mana cyane. Sinzi ibintu Musa yakoze. Imana iramubwira ati reka nkubwire. Hari ahantu uzahabona ariko ntuzagerayo. Kandi niwe apply. Abirani. Ari we apply niwe abwira ati turi guhura na challenge inyota yatwishaga kubita ku rutare bikaka. Amazi akazi. Ariko bigera aho nde apply ni ubwo ni kamatone. Aramubwira ati ntabwo uzagerayo. Abirani. Ikintu Imana yakoze yahisiza n'undi murida arabayobora. Siri uko yitwa Aroni ngo nakare. Niba ari byo ntabwo mbizi ariko ni story yagenze. Abirani. Nababwiye be aware. Musobanukirwe ko ntari mwiza mwiyoboka Mana. Ariko ibyo basi yo story dayizi. Ubwo rero Musa wawe wa mbere yuko winjira muri business, wenda Musa wawe mwari muri kumwe ejo utaje uyu munsi, ubwo nyina yarebye Kanani ariko ntabwo yageze. Igihari nuko Imana yohereje abandi ba apply mu buzima bwacu. Are we excited? Rero we will lose our friends ariko we will gain our important friends. Ibindi bisigaye your family will discourage you. Hari abazaguca intege bo muri family yawe, ibyo byo turabizi neza. Nababwiye ngo as long as uri serious ku nzozi zawe. Steve Havini ujye ukunda kuvuga ngo hari impamvu Imana ibyo bintu yabishyize mu mutwe wawe. Niba waryamye ukarota kuzubaka banke nkanjye, cyakene simazini sinyabwe twikomereze. Hari abatazabyumva bati Elize wo karuna kambiyore, sibyo? Your family will discourage you. Ikagatanu karavuga ngo uzumva uri kwivugisha ukavuga uti ndikumva nshaka kubivamo bino bintu Mana yanjye. Uwabivamo koko kubera iki? Ukwezi kurashize nta matching, nta selling, ntaki, uri gushaka kongeramo imigabane ukikoramo whatever. Awirani. Ukavuga utariki ibi bintu wabireka. Maintenance ni hatari. Yego. Ariko mu gihe ushaka kuba successful, ibi nyine bizaba, ibyo bihe byo kukugerageza bizabaho. Ukumva ushaka kubivamo, niba wumva ushaka kubivamo ukabona ibintu byose kugeza kuri 5 bimaze kukubaho, reka nkubwire ikintu uzakora. Baza ngo ni igiki apply. Uzafata inoti yawe nk'iya 5, ugende wicara ahantu wigurire ikiryo ukirye. Awirani. Kubera iki cyo kiryo ugomba kukirya nuko uri guhura n'ibintu abantu bagomba kuba successful bahura nabyo. Kristo uri kugerageza. Uri kugerageza. 6 uzishidikanya incuri ibihumbi n'ibihumbi uvuga tsaka ibi bintu menya byari ibyabaye kahaje. Menya byari ibyabaye. Bari byarabahiriye ubwo ngewe sinzi ibiganza byanjye hari wabikozemo. Awirani. Ibyo bintu bijya biba mahiti ya fe. Karindwi noneho yo isa n'ikabije. You will feel you are working more than what you are getting paid for.
hari igihe uzumva imbaraga ukoresha zidahuye n'umusaruro uri kubona, ukabyuka ukaza ugatega ukagira gute ugataha nta income ibonetse, ejo ukagaruka ukongera ugakora ama-NDO ukatendinga ama-training ugaposting ukaboosting, ariko wajya kubona nko mu mezi 3 umukiriya umwungutseho 5. Hello abirani gusa reka nkubwire ngo empires, they are not built in one day. Turi kugenda ibintu bikomeye ntabwo babyubaka umunsi umwe. Na hano mu mujyi uri kubona izi nyubako nk'iriya nyubako iteganye na Ecobank, imyaka bamaze bari gucukura hari ahantu hakariduka bakongera bakagira bagashyiramo ibibeto kuzamura kuri hari umwaka bitwayera amezi awirani, ariko the foundation it has to be strong ku buryo yikorera icyo kinyubako cyose. Awirani nibyo biri kukubaho kubera ko kwa munani kugira ngo kwa munani akagatire niko nkunda cyane karavuga ngo it will all be worth it, bizaba bikwiye ko bikubaho my dear friend, kugira ngo it is worth it, it is worth it, it is worth it, it is worth it, that it happens to me, that it happens to me. Birakwiye ko bikubaho. Les Brown ni uvuga ngo who would you suggest, uri kumva zubundi byari bikwiye kuba kurinde ntabwo urugero bakwica abirani ngo byari bikwiye kukubaho kubera ko you are designed to be successful. Imana yaguteguriye kugomba kuba successful, ntabwo Imana yaguhereza umutwaro utashobora kwikorera. Mujya mwumva abantu ngo yatoraguye igikapu cy'amafaranga ngahita asara, ni ukubera ko umutwe we ntabwo ushobora kwikorera icyo gikapu cy'ayo mafaranga. Turi kugenda uri gushaka timu y'abantu 10,000 ariko ushobora kuba ubabonye bagusaza. None se reba nawe ibibazo ujyana kwa Kiyosaki ukabizamura kwa Eric ukabizamura hehe na hehe babikugejeje hari abantu 10,000 wabishobora. Niyo mpamvu ugomba guca muri test, sibyo? Hey, ugafiringa pain ndabyibuka mfite timu y'abantu 2 Gisele na Kalisa abirani barazaga bati abra dukenera amayinite ewe nanjye nta nijana. None tekereza iyo baba ari nkungu training setting ati twese namayinite nari gusa, ariko kubera iyo level yo nari nyishoboye nahitaga nirukira nko kwa Kiyosaki nkambwira hari ijana ufite zana nkwereke na mbere yuko ari nyemerere aba nagiye gahereza umupati n'amayinite njyewe ntayo kuri Facebook iri mu kazi iyo nakoreshaga icyo gihe. Ibaze iyo baba ari benshi, ibaze ko nari mfite free Facebook sibyo kuko nta mega nari mfite. Noneho Imana ikampa team ikeneye ko dukora Zoom meeting ariko genda gute awirani kwiye rero ko bikubaho bino bintu bigomba kubaho ugaca muri ako kayungirizo nyine ukabumunuka mutse umugani sinzi umuntu ujye ukunda kubivuga amenya ari bigi umutse. Hey, nakagamo ibyo bintu byamubagaho akazana mindi paratuni akayobora abantu 1,000 magana ngahe ubayoboye miliyoni na miliyoni ku buryo ajya no mu mahanga akadiringa kandi kadiru n'ikindi gihugu akagibwira ati bino bintu biri mu nyungu zanyu kandi abirani nicyo bita nyine kuba umurimo, sibyo? Uri guca muri ibi byose uzagire gute uzigurire kubera ko you are becoming who you must become kugira ngo ubashe kwikorera iki za goals zose ukeneye kugeraho. Awirani they are the inevitables of success. Muntu uri kumva byagucanze muri kwibuka story ya Joseph yo kwa gatanu washize abantu bari kwibuka reka turebe. Umuvandimwe Dr. Miles iyo story yigeze kuyivugaho nawe akavuga ati Joseph baragiye baramukunya ahantu bashaka nko kumutaba hari muzima batamaraso y'umuvandimwe atazatubarwaho. Turi kugendana igihe yicaye muri icyo cyori rwa hano ndahava gute, arongera aratekereza aravuga ngo this is not what I saw.
vugira ngo this is not what I saw. Impamvu yabivugaga ni iyihe? Yabaga yicaye muri uwo mwobo yararose ko azaba umwami ayoboye abantu benshi, akavuga ati ngiye ntago ngiye muri dreams zanjye ntago harimo kuba mu mwobo. Sibyo? This is not what you saw. Niba inzara iri kugukubita for now, this is not what you saw. Wowe ibyo wabonye, stay focused. Twikomereze. We are the inevitables of success. Hari abantu bashobora kuzabigira mu ruhare bagatuma ugira ubwoba no gushidikanya. Aba bantu bitwa aba top rejectors. Aba ni aba top 1 mu kuba baguhereza rejection. Rejection ni iki? Ni cyagiye umuntu umubwira igitekerezo cyawe akagisubiza inyuma nta nitafari na rimwe asize rigeretse kuri ye. Yabisenye byose avuga ati ibintu we ntabwo wabigeraho. Aba ngaba ni bande? Abo mwiganye bashobora kugira gute? Kuko rejecting bakumva ibintu uri kuvuga ntibabyumva kubera ko mutiganye iki business, ntimwiganye iki product. But ibyo ntabwo twabishobora. Abo mwakoranye hari impamvu bakurejectinga kubera ko ibyo mwakoraga bashobora no kuba barabona guri no kubinanirwa we. Neighbors, abaturanyi, friends, inshuti, relatives, family n'abantu ukunda, abo bantu bashobora kugutera rejection. Ibyo ngibyo uhereye none ubu bizi. Inkuru nziza ihari nuko atari bose. Ubwo rero kandi kuba atari bose nta nubwo tuza abazinjira n'abatazinjira. Ikintu usabwa gukora niki? Ni ukubabwira abazakurejectinga ugahita uvuga ngo Elisa yari yarabivuze. Muzi muhanuzi Elisa muri Bibiliya. Ubwo twikomereze. Uzagira babwira ngo Elisa yari yarabivuze. Yari yarabihanuye. Habirani. Abantu bagira ubwoba no gushidikanya biturutse ahantu henshi, kuba watinya izo rejection, kuba abantu baguhakanira se, kuba uri gutinya ati kitanci intege, uyu ndamuzi yanci intege, ukanga kumubwira business, ukabura tinye kandi nta wamenya ariye yari ubikunde. Hari abantu batinya pain, kandi twayisanze muri inevitables. Mu bintu cyakwirinda harimo na pain. Ubwo no udashaka pain, inzozi zawe zaburi kuzibwira ngo ikumva mbaretse. Ntabwo wazigeraho mu gihe uri kwirinda ibi bintu. Sibyo? Dukomeze. Turi kugendana ariko neza? Are you still excited? Oh yes. Sasa nubwo tugira ubwoba, nubwo wagira gushidikanya, hari inama ngiye kukugira. Baza ngo ni iyihe? Inama ihari nuko niwumva ugize ubwoba ntuzemere ko bukurusha imbaraga nayo. Ntuzemere ko bigenda ngo uzemere ko bukurusha imbaraga kubera ko hari ibintu ubwoba ni bukurusha imbaraga butazagukorera. Do imyenda yawe ninde uzayikugurira? Awe ariko ari njyewe yewe n'abandi afurayini wawe ubyumva cyetse ngo wewe niba cyose cyayibagurira. Hello, imyenda yawe, ibiryo byawe, inzu ugomba kubamo, niyo uzubaka, ni kubaho kwawe kose bishingiye ku kintu cyitwa gutsinda ubwoba. Kubera ko nutsinda ubwoba nibwo uzatinyuka ugafata telefone yawe ugapostinga product. Nibwo uzafata umuntu ubona unakurenze ukamubwira uti ngwino nguhereze igitekerezo cyaduhindurira ubuzima. Kandi ubwarakurenza yebwa nka miliyoni 3, ariko kuko uzi iby'umushahara ejo banamwirukana ugomba gufiringa ko umurenze. Kubera ko ibyo bintu nutanabifiringa none barakwirukana mu nzu. Nibyo sawa se? None si nibyo bidateye ubwoba none hora? Hello. Hari ubwoba nyine bushobora kugusenya, hari n'ubwoba bushobora kukubaka. Bwa bwoba bushobora kukubaka rero, ubwoba bwo kuvuga uti ibi bintu nintabikora ndabura, ibi bintu nintabikora nzakena. Ubwo bwoba wenda bwo kukubaka da. Ariko ubwo kukubwira ngo ibi bintu wibikora uri kugusenya ndetse na cyane. Sibyo? Niyo mpamvu ugomba kwikomereza. Turi gusozisha Peter igendanye n'ibyo tuzahura nabyo. Umuvandimwe witwa Tony Robbins yaravuze ngo to fear is to limit. Ibi bintu turisubire. To fear is to limit. To fear is to limit. To educate is to expand. To educate is to expand. Kugira ubwoba ni ukwirimita, ni ugushyiraho imipaka ivuga ngo ndikumva hano hantu ntaharenga, ndikumva nta kwigisha umuntu ngo mbishobore, ndikumva nta cuza product ngo byemere, ndikumva ntapfa gutera imbere.
kwirimita gushyiraho imipaka y'ahantu udashobora kurenga. Ariko to educate ni wiga uzaba uri kwagura imipaka y'ahantu ugomba kurenga. Siko bimeze? Kwiga ni gute? Kwegera upline ukamubwira uti kino kintu nigende kubona kiri kunyobera. Upline wawe nta challenge uzaca amataciyeho. Siko bimeze? Njya kubivuga bamwe bakavuga ngo ubusingo namwe byababayeho. Ntabwo ndaza kuvugira hejuru cyane uyu munsi, ariko hari ingero natanga ukumva ibiri kubabaho birenze ibyabo. Awirani? To educate is to expand. Urasabwa kwiga, ukigira mu trainings, ukigira kuba upline, ugasoma ibitabo nawe ubwawe, ukajya kumva motivational audios, motivational videos, ukaza no kuri training center, ukabona uko abandi bari kubigenza, nawe ugakora ibyo. Sibyo? Nuko kuko gahunda imeze, ikizakunanira ibyo nta kibazo. Ikibi nuko cyahora kikunaniye. Niba hari wagikoze, educate and expand. Siko bimeze? Awirani? Nuko gahunda imeze. Yarongera atubwira ngo the secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure use you. Ngo ibanga ryo kugera kuri success nugufata cyangwa kumenya uburyo urakoresha pain yawe uburyo urayikoresha. Bya bindi twabonye bishobora kutubabaza, kuduca intege, kutubangamira, tukamenya uburyo ibyo bihe turabyitwaramo. N'igihe twamachinze twishime winjije megaverse amafaranga ari kuzana, ukamenya ukuntu uritwara muri icyo gihe, ngo nibwo ushobora kuba successful. Pain neza umenye uti this is not what I saw, ugumane focus, ukomeze ukore business yawe, kuko ni bimwe mu biba mu bantu bashaka kuba successful. Nubona udufaranga ugatangira kwihenura no kwigira gute, abapati nuko ababwira ati nkawe ni tutazi gucuruza, asatangiye wize uramukomerekeje ntabwo azagaruka. Ubwo ibyo wubatse ubisenye iki? Kubera matching wabonye ko team igiye izagaruka. Nutamenya gukoresha pain and pleasure, you will not be successful. Are we learning? Twikomereze rero uwo yari Tony Robbins aratubwira ngo tumenye gukoresha ibihe turimo. Hanyuma rero fear bayisobanura mu bwoko bubiri. Ngiye kubabaza ikibazo bigendanye n'inyuguti zigize ijambo fear. Aha mbere baratubwira ngo ni forget everything and run. Mu gihe waruri wa musirikare ubwo ati ngiye ndambaye ngiye kugamba ndi nakwigiye, ukagera ku rugamba grenade ya mbere hafi yawe, tugarukira ikibazo cyanjye kiragira kiti ko twaje ku rugamba tuvuganye ko tuzafata igihugu, ukaba wumvishe grenade ya mbere, uziruka ibyo bintu byo gufata igihugu bubivuyemo, cyangwa uzaguma uvuga ati akanaje karengo nkwere nawe none uvuga ati iki gihugu nzanagifata uziruka cyangwa uzaguma ku ntego zawe? The choice is yours. Sibyo? The choice is what? Is yours. Arabari kumbwira ngo is yours. The choice is yours. Turi kugendana. Ibyo bintu nibiba rero dusoza, uzakoresha ikintu cyitwa SW3 next principle. Ivuga ngo iki? Some will join. Hari abantu uzabwira business bakinjiramo. Hari abantu uzabwira product bakagura. Ibyo ni sawa. Si sawa? Ikindi kikavuga ngo someone to join you. Harimo nabo uzabwira business ntibinjire. Harimo nabo uzabwira product ntibagure. Muri ibyo bihe byombi rero tumaze gusanga tugomba gukontrola pain and pleasure. Sibyo? Tugomba gukontrola pain and pleasure. Igihe winjije umuntu wamachinze wagize gute? Next. Ujya kanda next uyiruka ujya kwigisha undi muntu, ujya ku prospecting undi muntu kuko ukeneye indi matching bonus. Awe rani? Ukene wa muntu winjije akeneye support. Wa muntu winjije akeneye kureba ko bikunda. Atazavuga ngo ubusubusi njye apply yinjije bwa nyumara ko mbona n'abataye atajya yinjiza abantu. Ugomba gusubira kugira gute? Gukora niyo byaba byakunze. Niba byanze next. Cyose cyo n'ujye ukunda kutubwira akantu kaba abavandimwe ba hano hanze babazunguzaye. Babandi bitwa atatu igihumbi. Sibyo? Uriya muvandimwe iyo akubonye
ahita avuga ngo iki atatu igihumbi, amasogisi atatu igihumbi, ibikina za mandarene mugure, sibyo? Bakagura za mandarene, sibyo? Iyo awirani, are you excited? Oh yes. Aha, iyo ukimara kugura neza neza, amaze kuguhereza yagupfunyikiye, ahita haguruka akagakubita ku mutwe, atatu igihumbi, ibinyomoro na za mandarene mugiye gute mugure. None ko adashiriwe se agomba kugomeza gacuruza. Katurebe muri mwe washiriwe ngo tugomba gukomeza gucuruza. Katurebe muri mwe wabinjije akabamarayo, ubwo tugomba gukomeza kugira gute kubinjiza. Niba rero nejo bitarakunze nangahe atatu igihumbi mu kubigisha business, unyuze wese mfite business twakorana, unyuze wese mfite business twakorana, uje kuyikora ukambura uti icaro yikore ndaje, mfite business twakorana. Buri muntu wese ikintu kigomba gukorwa, byaba byakunze byaba bitakunze, next. Ubwo na Ephraim ndamubwiye ngo next. Tugeze ku gice cya kabiri rero, the beauty of the business, ubwiza n'ubudasa bwa business yacu dukora. Hari abantu wenda batari babizi. Hello. Hello. Hano hantu iyo mpageze kuri iki gice hareba ibi byiza byose, nkora ikintu bita kubyinira ku rukoma. Kubyinira ku rukoma murabizi, nyine ni ka kamwenyu kawe ufite kumwibanga umeze neza, kubera ko dufite business ifite ubudasa. Niyo twakwivugira ngo muri business ufitemo inzira 8 zo kwinjiza amafaranga, ibyo ntibyari bihagije, kubera ko hano hanze mu bucuruzi bwo hanze nta bundi buryo burenze bumwe bubaho. Uragenda ukarangura ugacuruza ukaburungutse setu. Ariko hano rero dore ikintu kizaba muri business watangiye, muri business twiyemeje ko tugiye gutangira uyu munsi. You are your own boss. Uri boss ku giti cyawe, sibyo? Uri boss ku giti cyawe. Ariko nubwo turi kureba ngo n'ubwiza bwa business niki, tutazamera nka babandi bambaye ikirezi batazi ko kera. Uri business ku giti business owner, uri boss ku giti cyawe. Ariko iri jambo boss si njyewe yo ndigezeho, ntago ndivugisha bya bintu byo kwicara mu ntebe ukagandara ngo do you know who I am? Oya, sibyo? Kubera ko iyi jambo boss rizana na responsibilities, n'inshinga. Niba ufite uruganda niho ugomba kumekinga sure ko abakozi bahembwe. Ayo mafaranga ntazava mu mufuka wa manager ngo mugere ngo ngende boss ngo yemba abakozi. Na amafaranga yawe agomba guhemba abakozi, sibyo? Niho ugomba kumenya niba uruganda rwawe rwujuje ibisabwa, niba mbese business yawe ibintu byose biri ku murongo. Ubwo rero nubwo turi our own bosses, we have to make sure ko inshingano za business zacu zuzuye neza. Abakozi bahembwe, wowe ntabwo ufite gahunda yo guhemba abakozi n'iki, ahubwo make sure ko abapartner bawe babona ibyo bakeneye byose. Babona iki training center, babona iki environment yo gukoreramo nziza. Nyine ukaba boss, abakozi bavuga bati ntago twakuvaho tukajya he, kari wowe ufite amagambo y'ubugiye. Awirani responsibilities hano nyewe nicyo mpita numva mbere na mbere. Hanyuma cyagihe team yaragutse, za application zarabaye, warakoze akazi kawe kitwa teach to teach, then you will go to the beach. Noneho tube baba boss, abantu benshi baba bari gutekereza, ariko twarabaye na baba boss abantu baba batari gutekereza, babyubatse. Siko bimeze. Ikindi cya kabiri business ikwemerera n'ubwiza bwayo nuko ikwemerera kungukira ku bandi, atari uko bari imitsi, sibyo? Ahubwo ari uko mufatanye. Law of leverage. Uzungukira mu mwanya w'abandi, sibyo? Uzungukira mu mbaraga z'abandi bakoresheje nawe bikakugeraho, uzungukira mu bumenyi bw'abandi. Ibyo bintu uretse iyi business ahandi mubizi nihe? Aho irane dufite business nziza cyane, nziza cyane. Dufite business nziza cyane cyane, business nziza cyane cyane. Aho irane ikindi ni helping business. In business ubwayo ikwifashiriza.
nk'umuri kubona training nta kintu mwishyuye mu by'ukuri so umwanda biki abirani uzi noti abirani kwenda gasanga nk'istate yuzuye muti waduhaye ubumenyi twari dukeneye ariko sava na helping business kubera ko Zig Ziglar niwe babivuze aravuga ngo nufasha abantu benshi gutera imbere nawe uzagera ku byo wifuza byose ndetse nta na kimwe kivuyemo turi kugendana ubwo rero business ibyo bintu bigusaba kuko nayo ubwayira kwifashiriza ikindi cya kabiri ngo uzamenya itandukaniro riri hagati y'udufaranga n'amafaranga ibaze none mutekereza ibintu bidutegereje wasanga iri tandukaniro tutararimenya turi kugendana ngo aba richest people ku isi n'abantu bahora bari gushakisha ikintu cyitwa networks kumenyana n'abantu kubaka business zirimo abantu benshi nkuko turi kubikora ubwo bivuze ngo abantu tuzagira focus we are among the richest people sibyo ariko abandi ngo bose ngo bishakira ngo akazi ngo rero utazigera uza no mu bitwa abantu bose kwanza byibura uzashaka ikintu ahantu uri bakumenyaho hari ukuntu bizaguherekeza nk'ubu hari umuvandimwe witwa Ntare ya Kayo iyo tumuvuze se duhita tumuha shaka ikintu bakumenyaho dore iyo muvandimwe cyose akiyatangiye yitwa Mari Choko biraza baza restaurant ifahari uyu munsi ni cyose akidere nguyu abirani ako kantu tugize gute tukamuziho naho ahantu uzaburi bizabe gutyo ibi ngibi byo simbitindaho cyane ikintu tuzi neza cyo nuko muri business owner ari naho turi niho hantu hari umutuzo n'umudendezo n'ubukire kubera iki ubu ufite time freedom, financial freedom, stresses ahangaha zo turazizi. My dear friend, ikintu kigaragaza ko twahisemo neza. Bwira mugenzi wawe ngo twahisemo neza. Twahisemo neza. Ibyo bikaba birabaye ako tukakamenya. Sibyo? Aho ngaho turi kugendana dukomeza. Dore ngibyo navugaga. Zig Ziglar we ubwe yaravuze ati you can have everything in life you want if you will just help enough other people to get what they want. Ikintu usabwa rero ni iki? To be your own boss, ugafata inshingano umuntu w'iburyo ukamugira biliyone ya sakomera n'umuntu w'ibumoso ukamugira biliyone ya sakomera wowe ushobora kuzabura triliyone ya sakomera. Awirani nuko bimeze nushake wiyibagirwe aha usimatinda wowe mu mutwe wawe ushyiremo ngo runakuri iburyo ni inshingano zanjye runakuri ibumoso ni inshingano zanjye diri zabirangiye. Ikindi iyi business yacu ni business wagira kariyeri nkuko abantu turi kuvuga ati ngende umuhanzi ubwo buhanzi yo ni kariyeri ni nziza ariko ni business wayigira iki kariyeri ukazwa uti ngenda ari umukanishi uko kuntu wari warabihisemo ukabigira kariyeri wikora umunsi ku munsi gitondo na nimugoroba byuko ugiye mu bukanishi ibyo bintu wabikora ukabyuka ugiye muri network marketing birakunda cyane rwose. Awirani ni business wagira iki umwuga wawe wa buri munsi. Ikindi dukomeza ikindi nuki business ari business none itagira risk habe ngiri ndise ariko dufite business nziza cyane business nziza cyane nta risk amafaranga utanga bahita bagusubiza ku kanya muri product zawe siko bimeze. Stock yawe iri hariya ntabwo wishyura amafaranga yo gukodesha ahantu stock yawe iri. Siri kubyumvikana rata. Training bungu turi kugendana abakozi ba company rabahemba bakagwa service zose ushaka n'abakiriya bawe bakaza bakabafasha kubuntu. Awirani igishoro cyawe ntikirangira kigumamo. Igishoro cyawe ntikirangira kigumamo mpaka turi kugendana ako nako banza ukuntu abandi bacuruzi hari ukuntu bishobora kumugora cyane agahora shora uko ibihe bihindutse agashora covid yaza ubwo agiye kurangura akasanga byarahenze wowe igishoro cyawe kirimo ya migabane ufite nta muntu uzakubwira ngo none kuri amafaranga wari waratanze ngongeraho uya ntabihari. Awirani
business ni uburyohe ndakora business ni uburyohe n'imisoro ibaze ko n'imisoro utajya uyishyura sibaguha fagitire yanditseho ngo hasozwa aya nayo niwo uba wayatanze nikapa ibaze noneho ko ari business iri portable rero sasa business ngendanwa iyo ngeza barumva esoe simbi turi kugenda ni business ngendanwa iyo ufashe business kit yawe sako buku memories na telefone irimo amayinite uba wagiye ukafata naga passport uti ngiye mu kindi gihugu kugira gute kwagura business nshaka ko noneho ubitekereza ufite na kenkayori nini koko uri umukire pe kenkayori igeze nk'hariya inyuma ya Giant ugashaka ko yagura Kimironko byagusaba amafaranga ngahe ariko benshi muri hano mufite abapartner mu ntara zose z'igihugu ayashoyeyo wapi abandi bafite business mu bihugu hirya no hino mwayashoyeyo wapi ufata passport ukigendera turi kugenda ni business rero ngendanwa business nziza cyane ishoboka ahantu hari hose igihe cyari cyo cyose mu buryo bwari bwo bwose hello business iri sawa koko turi kugenda ikindi ni business iri global ubwo ibyo ngibyo tayari ndamaze kubivuga sibyo business wakorera ku isi yose ibaze kuba wiyicariye hano ukaba ugize umukiriya muri Nigeria tayari ukaba ugize umukiriya muri za Oman muri Oman hakaba hari umuntu witeguye kugufasha nta gicera kwatse hello cyo bintu muri kubyo Jesus twikomere business rigoroba ni binavuga ngandoro kuntu yagiza tangira za Philippines yaguka za Singapore za Taiwan n'ahandi aho hose kugeza natwe tugezeho nejo bundi mwarabonye ko twafunguye Zambia na Congo uyu munsi bagiye gufungura Burundi na hehe handi harya Senegal na Switzerland. Hello. Igorobo ni business wakora part time. Bigira ngo part time. Part time. Business wakora ukubonye umwanya. Hello. Business wakora amasaha make ku munsi ariko ntakubeshye. Ntakubeshye. Kakaruka part time tukagaruke sibyo ukuvuga ngo igishoro cy'umuntu nicyo kigena umusaruro w'umuntu nutangiza utugabane duke uguzinjiza make ariko ikirenze igishoro kirenze ntago ari amafaranga igishoro kirenze n'umwanya umarana na business yawe ungana iki niba uri umuntu ukora business mu masaha 2 ku munsi rwose birashoboka biranemewe ariko mu batopo anazi bwo ntabwo uzazamo Patrick aravuze ngo uzakaraba intoki mu batopo anazibwe no kwikaraba intoki kubera ko aka kantu cyose kiba kambwiye sinzi niba byibuka neza ariko umpaye ND wongitangira April ntago nabyibagiwe turi kugenda yarambwiye ngo mvugira ngo kagira inkuru yarambwiye ngo iyi business ni nk'inyanja turi kugendana iyi business ni nk'inyanja muri kuyibona ariko ukuntu imeze hahantu hagarara uri kureba amazi ukageza ahantu utari kubona ubutaka turi kugendana arambwira ati rero ikintu kirenze ntabwo nyine simbizi ariko ikintu kirenze ni ikintu uzazana kuvomera muri iyo nyanja ikivomesho cyawe iyi business ni inyanja y'amafaranga amafaranga arahari sinzi niba hari umuntu mwabonye winjije amafaranga bakanga kuyamuha ntawe sibyo amafaranga arahari ahubwo uri kuvomesha iki niba uri kuvomesha part time batubwiye ngo kwikarabira uzabona amafaranga ariko atangana n'ay'abatop earners sibyo turi kugenda ntuzana kuvomesha rwa megavasi ubwo uri kumva amafaranga uzacura nuzana kuvomesha full time extra time na overtime ubwo uzatwara extra income na over income n'iki income awirani nuko gahunda imeze nta unese ugiye ku nyanja ujyanye kuvomesha ifoka si wazana amazi wayazana
noza n'uruyiko uzavoma nufata ubundi se twabonye muri team building hari abajama bari kujya hariya mu Kivu bagafata nk'iri kote ryose bagahita barirohamo ibasika biruzi bakabatsinza umukino siko bimeze. Ubwo rero nawe nuko gahunda imeze ibya party time byo nubwo bishoboka ntago ariyo nama nakugira nakubera ubwo nikagafoke hari umuhungu uturuka iri agaba kubisemo mega fast kimigabane myinshi nacyo muzakiteho. Ikindi akaba kubisemo full time, extra time na overtime, bikaba bihuriyemo umusaruro ukaza ari umusaruro. Niba nawe ujya wibaza ngo ndi kuzira iki, wasanga ugenzura ibishoro byawe n'ibishoro bitatu: amafaranga, umwanya n'imbaraga. Nibyo ibyo bishoro byawe bigenzure. Twikomereze. Business nziza rata. Ikindi ni family business. Reba nawe ni family business. Business wakorana n'abantu biwanyu bitagusabye kuzana za certificate zanditseho ko waminuje muri network marketing. Mu gihe hano hanze bigoye kuzana umuntu wawe ngo ngwino ukore hano twari dufite mu mwanya aramutse atujuje ibisabwa kugira ngo ryavangura risabwa hano hanze rikundi. Amashuri angahe, certificate, experience mu kazi, ibyo byose bikoreshwa mu ivangura risensuye. Bamwe bakabura imibereho, abandi bikagira gutarika business ryivangura wayikorana naki. Ubwo hano abavandimwe bari gukorana na famille zabo bari kunyumva neza cyane. Zirikana Joseph ibyo bintu ari kubizirikana. Ako yiremeye ibyo bintu ari kubyumva. Limitless sinovugira njyeweho noneho Awelani igihe hariyo timu nahoze ndi gutekereza ukuntu twayita asanga we are victorious limitless dream chasers. Awelani we are victorious limitless dream chasers kubera ko we are with our partners. Kwazanya abapartner muri ghetto dukurikirana business. Awelani ikiro cya gatatu nukwegereza timu ikaba hafi. Hello. Turishimye cyane. Dufite business nziza cyane, business nziza cyane. Hanyuma rero twese turashaka kuba success. Cyose cyate ntawaruba. Patrick uje kwicarana na kinga. Awirani. Ngo niwe parewe. Mana, ngereka twikore. Ibintu biri kubera i Kigali ntawarubara. Hello. Are you excited? Are you ready? Reka rero turebe icyiciro cya gatatu cyangwa se igice cya gatatu cy'iri somo ngo what you need to succeed. Ibyo usabwa sasa kugira ngo ube successful. Twabonye ibintu tuzahura nabyo. Bira ntago ari byo dusabwa. Icyo dusabwa nuko byakira. Sibyo? Kubera ko they are inevitables. Tubonye ko business yacu ari nziza kandi cyane. Tukaba dufite n'inzozi twifuza kugeraho. None dukeneye iki sasa? Ibintu tugomba kwitwaza. Abantu bose bashaka ijuru babashiriyeho kataloge y'ibisabwa. Mwambare kwizera nk'ingofero, mwambare ubunyangamugayo nk'umukandara. Byose bya bintu birasabwa. Si ibintu bisabwa ni gushaka ijuru ibyo bintu byambara. Kubera ko baratubwira ngo dreaming is free but achieving your dreams is not. Kugira inzozi ni ubuntu. Kugira inzozi nta kiguzi giha. Ari kuzigeraho hari ikintu bisaba, hari igiciro. Awirani hari igiciro. Barongera baratubwira ngo success is not what you get but who you become. Success nanone ngo ntabwo ari ikintu ubona nyine ugeraho gutya, ahubwo who you become. Hano hantu iyo mageze nibuka gastori keza cyane kumuraperi bita Tiger. Sibwo nayi kuvana ntabwo ibyabahanzira handikiri. Umuhanzi bita Tiger yagize gutya akundana n'icyayi. Hello.
Yeah, ubwo haje bijyana Patrick ati ndikumva. Hello. Ati kagira inkuru ya Prime Tiger akundana n'umukobwa runaka. Uwo mukobwa yari afite intego ze. Tiger afite iziwe. Hanyuma rero umunsi umwe ngo bararanye. Umuhungu abyuka ibintu byose. Ntabyo. Hari undi muntu wabaye successful. Bageze ku ntego ze. Aho irani? Utuntu twose no kuri momo yari yaramenye pini byose. Ndikwivugira kuri success is not what you get but who you become. Turi kugendana imitungo yose sibayima sinzi ukuntu yari yabikoze ngo na mutation zari zabaye. Turi kugenda nta kintu hasigaraye. Ariko success ntago ari ikintu ugeraho gutya gifatika ahubwo uhinduka we. Kubera iki yarabyutse niba yarafite memories sinzi atangira guhamagara abajama be ni bande baririwe ni ba Chris Brown ni batara ati musaza bananye n'inzu ndimo sinzi ni bari yaje. Ikintu cyabaye turi kugendana ikintu cyabaye nuko Chris Brown yahise avuga ati musaza akagita nari mfite Miami genda bukabayemo bugatwaye. Hello. Undi aramubwira ati hari agaferari ntakunda gutwara ngwino nkaguhe. Nubundi bwije ari umukire cyakora ngo hari nakandi gashinateri yararanye kazaho akarakagurisha kuramo ka essence. Hello. Success ntago ari ibintu ugeraho ibingibi ahubwo umuhinduka we. Twanabibonye ba abantu muzagenda muhura mu bikugora n'ibiki byose ni ba abantu bashobora kugeza kuri success. Njya nkunda kubitekereza nkavuga ngo nk'ubu tubare nka M Global Top 20 arabose ari inshuti zabo ukagira nk'akabazo ka miliyoni 10 rata katinda gukemo ugabo ndi hagaze uwo wahindutse we na environment wagiyemo ni kugira successful. There is always a price rero tugomba gupayinga. Reka turebe ibintu dusabwa. Ikintu cya mbere usabwa ni kihe? Ikintu cya mbere usabwa ni attitude ngaho kandi. Ikintu cyitwa imyumvire n'imyitwarire. Hello. Ku mwanya wa mbere imyumvire n'imyitwarire. Batubwira ko attitude wari ikintu gikomeye kurusha amashuri no kurusha ibintu byose uzi gukora. Hello. Ni kirusha amashuri agaciro kikarusha amashuri ibintu byose uzi gukora. Imyumvire n'iki n'imyitwarire. Hello. Ugomba kugira imyitwarire mizima y'umuntu nyine wo mu network. Ibi bintu ndabaho urugero rugaragaza kuba ibintu uko karibyo. Je narabisuzumye nsanga nibyo. Turamutse hani bumoso dufite umudokiteri waminuje mu bintu runaka afite titre ya doctor. Uriko amafaranga yaba agomba guhembwa mu kazi runaka. Uyu tumufite hano. N'uyu nawe turamufite utarize utagira n'ikintu kimwe kirenze. N'umushomeri n'umukarani n'ibiki byose. Sibyo? Turamufite nawe hano. Sore kumva difference ukuntu bimeze. Hanyuma nkaza nanjye umuntu uri kwiyubakira inzu ye muri Kamonyi. Avuga ariko nari nkeneye umuntu ucukurira toilette. Uyu munsi bano bantu bombi nta kazi bafite. Bombi nk'aba approaching. Amahirwe make nuko uyu muntu atacyemera icyo kiraka. Situbizi. Ariko uyu muhungu kimubwira ngo nkeneye umuti ufite ipiki mpare. Bibi ngenda yarya ntari. Sibyo? Ku munsi nijoro ninde uri buburare? Docteur arabura. After ubumenyi bushyanye kuriro ariko imyumvire ye iravuga ngo hari ibintu ngo ntakora. Hari awirani attitude rero ni ikintu gikomeye cyane kurusha amashuri kurusha n'ubumenyi. Urugero se ntimwumvikana biroroshye cyane. Ubwo rero tugomba kugira attitude cyangwa imyumvire y'umunetwaka yahindi yo kuba coachable, yahindi yo kuba excited, yahindi yo kutagira umuntu n'umusimbuka, yahindi yo kuba uri positive. Byinshi cyane dusanzwe tuzi n'ibyo tuzamenya. Ariko kirinda igikomeye cyitwa IKTA. Ngo uyu mwumvire witwa IKTA wo ni virusi kirimbuzi. Birasobanuye ngo I know that already. Kubiranda bizi. Ibyo bintu byo kwemeza neza ko hari ibintu uzi. Once you stop learning, you start dying.
turasabwa gukomeza nyine tuvuga ati nubwo NDO nayifashe bakaba bafishije ko NDO izacaho ndajya gusubira kuyifata. Abenshi muri hano n'ubwa mbere mwumvishe NDO itanzwe na Elisa. Saluto navuze ko natatwize. Two twiyongeye kutwo wayifatiye ahandi rero. Byo kuvuga ngo biranda bizi ujye uharanira kugenda wongera ubumenyi bwawe always. Sibyo twikomereze. Urasabwa kugira umwumvire wo kwiga no kusobanukirwa business turimo vuba. Hello. Reka turabantu bamaze ukwezi muri business. Barimo yego urani n'umushiti wanjye. Katura abantu bamaze amezi 2 cyangwa munsi yaho. Urana we n'umushiti wanjye sijya kimwa. Barakubwiye ngo iga business vuba bishoboka. Ubu ngubu umuntu umaze icyumweru umaze ukwezi wakabaye nawe ubwawe wasobanura system kubera ko mu gihe cyawe gitangira urasabwa kwiga ibintu uri mukabisobanukirwa ku buryo baza no prospect ukamwigishiriza byose impamvu ibintu bigomba kubaho nuko apply wawe utazamuhorana. Ntaba yigiriye kwagura business mu mahanga cyangwa mu zindi ntara akaba ari wowe waje hano n'inshingano zawe kuba warizi ukanasobanukirwa business ku rwego wayisobanurira umuntu watumiye. Ni ngombwa cyane ko wiga business vuba bishoboka. Hello. Iki urasabwa kugira good learning and listening attitude. Byana ndi kuvuga ugomba guhora witeguye kwiga no kumvira. Kwiga no kumvira. Impamvu bavanga amakano ko kumvira ni iki? Uko ntabwo uzabona hari ishuri rya network marketing vuba hano mu Rwanda. Nta nibyo nzigiyeze hari baho. Abari mu beza dufite n'aba apply bacu. Ubwo rero nutumvira apply wawe. Sinzi ikintu uzaba ushaka kumvira. Kuko niwe uzi inzira yagutanzemo azukuntu bazumvirije. Turi kugenda. Ni uzi inzira, ni uzi ukuntu bikorwa, ni uzi amakosa umutangiza ashobora gukora, ni uzi n'uburyo wayirinda. Nabikubwira rero ugashaka kuvumbura inzira zawe. Nibyo muzabona hari umuntu uza akumva ngafite aga strategy wenda kanagatwikisha kagakora nk'umwaka umwe. Wazareba nyuma y'amezi 3 wa mwaka ushize ugasanga timu yose ni igihari. Kubera iki? Hari ibintu yanze kumva ku munota wa mbere. Yanze kumva apply. Ajya mu kamaki ngaho. Ajya mu kamaki bakamubwira ibintu utakwishyura office ukumva ngo ntago ari inshingano zawe. Kuri business owner, kuri your own boss. Boss udashobora amafaranga muri business ye aba ubwo kaza ngo nukubera Patrick ndi kubona ngo agiye ngo reka fitenze. Ukagira ibintu wubaka wenda bigakunda ariko ibyo bintu ntago bizaramba niba utaragize good learning and listening attitude. Turi kugenda ugomba kwatendinga ama training. Ubwo mwese ndabashimiye ko mwaje. Ugomba kwatendinga seminars kandi mu gihe wicaye muri VIP ntusakuze. Sibyo? Muri OPP tukaba duhari. Ugomba kwatendinga demo, product demonstration. Handi bakwereka uburyo product zigenda zikora. Bya bindi ubona bari kuvanga za bya minodile n'imikisimbizi. Sibyo? Ukabimenya ukuntu product zikora. Ukatendinga NDO. Izo zose ni event tugira hano muri company. Sibyo? Ikintu cyose uzumva kirahuza abanyamuryango ntuzigera uhabura. Ukatendinga ASAP na training nziza cyane. Nsaba ko bazayiduhereza hano tukabikurikirana ngo ni Alliance Success Achievement Program. Ibaze nawe iyo program wayisibye bari kuvuga ngo I know that already. Ubwo ari runaka uratanga training ngo sindaza. Ni cyaha. Sibyo? Technical training ugomba gusobanukirwa uburyo system bikora. Gira ngo apply ni ino sakuwa 5 wabanjirije washize yarabidusobanuriye neza cyane. Niba wari uhari hari ibintu wumvise. Utari uhari hari yazaza kavuga ngo apply ngo ko ntabonye matching yanjye ngo kandi ntinjije umuntu. Umaze igihe kingana iki? Amezi 3 kandi hashize ibyumweru 3 twize technical training. Kubera iki washize umuntu muri system uzi kutara matching cyangwa se kubera icyo utaza aho byagiye. You have to learn. Are we learning? Jewe reka mbabwira ga story kambaye 2021 nari ndi gutanga technical training muri Gato ndi kumwe n'abajama ka 5. Uwo mutipe umwe aguma kuri telefone
ndamubwira nti muvandimwe waretse telefone ko turi kwiga tekiniko training Joseph barabyibutse sibyo aranga ayirambikaho nk'umunota umwe arongera arayizamura araguma aracata ndongera namubwira nti kinywa wakumvise arongera arayirambika gato arongera arayifata noneho ubwa gatatu naramurebye gusa ndamwihorera business turakomeza tugera gute turayiraninga umunsi umwe nigiriye gusura Kiyosaki agituye Manila umuvandimwe aza yahore ari kurira ati Abraham muramfashe ngo ko ntabonye matching ntingaho zana ndebe muri system yareba nsanga yamushyize amatara akoze maintenance. Hello umutima nongera mbyinira ku rugo awirani bana babesh umutima nongera mbyinira ndongera ndishimye Joseph Bakesa kinarabibabwira ababwira ni ngiye uyu munsi nishimye kubera ko uyu muvandimwe ibintu yanze kumva mu buryo bworoshye uyu musara byumva ndabizi ese mubwira ni ngiye gapray ndagusobanurira ibyabaye simfuka byagenze kuko iyo case mana sinari kwikurikirana rwose ntabwo nagira izo mbaraga awirani arigeza yakubwira Prime wawe kubera kutumvuga sanga ari kubyinira ku rukomamo mutima mwagiye mwihangana mukumva hakirikanye awirani none murasabwa kwatendinga special trainings and company events urasabwa kwitabira ama special training nk'ubu ejo baduhaye itangazo rivuga ko mu cyumweru gitaha dufitemo special week si babivuze good running and listening attitude niyo turi kumwe ugasanga wowe tubivuganye uyu munsi uri hano icyumweru kiragiye utahageze warangiza ngo kodimo yanjye ngitangikure bisiga akakobaye bashiremo igitubura muri timu bashiremo pakima ya muri timu byako hello ibyabe byose arantu ari ikibazo turi kwiga ibintu dusaba awelani company ku itariki 8 z'ukwa 10 si dufite event turi kureba ibintu usabwa iyi training turi gufata ntabwo ndi sure umuvandimwe wayiteguye hari abashyiramo Francis Miguel cyangwa ikiwenda hari n'utwayongeyemo simbizi dore baduhanuriye ko hazaba event itariki 8 z'ukwa 12 ukahutaragura tiki turi kureba ibintu usabwa awirani turi kureba ibintu gira gute usabwa none katureba abantu bafite tiki ntabwo gira heje next awirani next turacyari kuri attitude my dear friend ariko muri kumva ko iki kintu kiremereye hari ibintu byitwa attitude hari n'ibintu byitwa behavior hari cya kintu cyitwa attitude twari turi kuvuga hari icyitwa behavior n'ukuntu uyu muntu tumubona yitwara nicyo cyitwa behavior tukabona ubwose uritonda umwana mwiza nta kibazo ariko igikomeye ni ikirimo imbere kubera ko abakinnyi ba filime se tubazi ikintu kirenze nuko twese hano ku isi nta muntu n'umwe utazi kwakitinga hawe waza ukatubwira ukuntu uri umwana mwiza ugira isuku nta kibazo ako gashati ufite ukageza wagafuza ariko nk'ubu tuvuze ngo none uzana imfunguzo za ghetto yawe tugasanga ibintu birateraguye hirya no hino ku isi ntabwo ntabwo uri umuntu ugira isuku tukubona usa neza ariko ntabwo ugira isuku ibikomeye rero ni ibirimo imbere muri wowe values indangagaciro zawe standards ibintu ugenderaho judgment uburyo ufata ibintu imyanzuro ugenda ufata motives ibigusunikira gukora ibintu runaka nibyo bintu by'agaciro ibyo bintu biri ahantu twebwe tutabona nibyo bintu ukwiye gukoraho work on yourself are we learning umuntu rwose
wese hano tukaba tumuzi ameze neza, ariko hari umuhanga wavuze ngo ibyo ukora abandi bantu batari kukureba ibyo bifite agaciro. ibyo bifite agaciro. uko rero tukubona hano wasanga tutanakuzi. iki kintu nicyo ugomba gukoraho, naho kugaragara byo nta birenze uko tuzasa n'ubundi ntikurerekana, wasanga atari gutyo se. Sibyo? Attitude zacu rero tuzikoreho kandi cyane. Dukomeze. Agase Martin, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Undi muhanga yaravuze ngo ubwiza bw'umukobwa nibwo bumujyana ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo bumugumisha. Uyu mugabo ugenda igihe azamaraye ngaho turi kugendana. Ubwo rero ukuza muri ino business rwose wari positive wanize kandi na business ni nziza, ariko attitude yawe ntizagenda igihe uzamaramo n'uburyo uzaba successful. Twikomereze, sibyo? Ikindi urasabwa kwiga. Hano naho simpatinda kubera ko kwiga twabivuze tugitangira kugezana n'isaha. Ubwo abantu badafite na notebook bigiramo sinzi ukuntu aka kanya nk'ubu biri kugenda biri. Ibintu byose wabifashe mu mutwe. Ngo kuva twatangiriye Joseph aravuze ngo hari ibyasiba. Wasanga bihari, ni byiza ugira n'izo tools ukaba uri no kwandika n'iki byose. Awirane. Ikintu usabwa ni ikintu cyitwa belief. Urasabwa kwizera. Sibyo? Urasabwa kwizera. Hanyuma ngo Yesu n'intumwa ze bari kugenda bari gutembera kwa kundi ubundi se ko bagendaga n'abagura kenshi bari kwitemberera, turi kugendana. Sinzi bamubajije ikibazo nuko arasubiza ati iyo mwagiraga kwizera kungana na kabuto ka Sinai nabwira n'imisozi ikimuka, ibintu byose bigakoreka. Hello? Hi. Ibintu byose bikagira gute? Bigakoreka. Waba ufite uko kwizera ukavuga uti okay, training center ni nsanga hano ndakorera hano. Awirane? Yesu yarabeshya, ubwo niko bimeze. Ahubwo ntabwo wenda mutabikora nuko ko kabuto ka Sinai kataragera. Hello? Hi. Turasabwa kwizera. Awirane? Turasabwa kwizera. Ibyo bintu byanditse muri Mariko 9:23 wasanga no muri Korowani hari aho byanditse. Ntabwo byabura kuko kiranaje n'igitabo ushobora gusoma kikakugira successful. Ntabwo waba successful utize. Siko bimeze? Urasabwa kugira belief. What is this? Urasabwa kugira belief. Subira inyuma cyane gakeya. Subira inyuma. Turasabwa kugira belief. Mu gihe turi kubikurikirana neza, reka nkubwira amakuru mvugira ngo kagira inkuru. Amakuru ahari nuko iyo udafite kwizera, zimwe mu ngaruka zo kutizera harimo ikintu cyitwa kudakora. Harimo ikintu cyitwa kudakora. Mvugira ngo kudakora. Twari turaganiriza neza cyane. Iyo udafite kwizera, ingaruka zikugeraho ni ikintu cyitwa kudakora, kubera ko utizeye product ntabwo wafata umwanzuro wo kuzicuruza. Nase umuntu wamwaka 300,000 uri kumubwira ngo arakira diabete, ibyo bintu utabyizeye, izo mbaraga wowe wazibona. Twizere iki? Product. Twikomereze. Turasabwa kugira kwizera 100%. 100%, komeza ubwo nakomeje. 100%, tukizera iki? Company n'abayobozi bayo. Nababwiye mu ngaruka zo kutizera harimo kudakora. Utizeye iyi company n'abayobozi bayo ntabwo byakwirirwa bikuvuna kuza hano, kubera ko kuko utabizeye mu mutwe wawe haba harimo ngo aya mafaranga niyakorera ntibazayanga. Hello? Mu mutwe wawe haba harimo ngo batuzaniye indi plan gatatu. Hello? Hi. Ngo ndikumva yo ngomenya idakora ngo bariya bajama ngo aha. Urasabwa kwizera company n'abayobozi bayo. Dukomeze. Urasabwa kwizera iki kandi? Product. Ibyo navuga. Ntushobora iyi product kuyinywa nyine utabyizeye. Ntabwo bishoboka.
ntushobora kuyitanga utayizeye. Ubwo rero nta nubwo nzi n'utizera product igihe uzabonera retailing profit, ibyo bintu ntabyo nzi. N'utizera product sinzi igihe uzabonera Unilever, ibyo bintu ntabyo nzi. N'utizera product sinzi igihe uzabonera Iranka. N'utizera product sinzi igihe uzabonera UPP. N'utizera product sinzi ko iyi company yamara kabiri tutari gucuruza product. Se twaba duhiye, turasabwa kuzizera rero. Ikindi kintu usabwa no kwizera iki? No kwizera product yego tukira hangaha hasubira inyuma gato. Muri product harimo akantu dusabwa kwizera gukora. Akantu kitwa monthly maintenance cyangwa PMA. Sibyo? Hari umuntu utazi maintenance cyari cyo? Hari umuntu utazi maintenance? Bamushuti wanjye ntaga yize. Maintenance ni iki? Maintenance ni uburyo ngaruka kwezi twese abanyamuryango uretse abantu bakiri munsi y'amezi abiri. N'amezi abiri ninyavuga nukubara nyine uhereye mu kwezi winjiyemo. Niyo waba warinjiye tariki 30 z'ukwa 9, uku kwezi nikurangira uzaba umaze amezi abiri muri system. Niko gahunda imeze. Awirani. Ubwo rero ukundi kwezi urasabwa gukora maintenance. Maintenance ni iki? Ni uburyo ngaruka kwezi bwo reka mbyite bwo kwa activating system zacu. Ni nko kubwira company ngo ndacyari muri business ndahari ndi gukora. Ibyo bintu bikorwa ryari, bikorwa bite? Bikorwa iyo mushiti wanjye wakimbajije ari gusakuza my dear leaders. Good running and listening attitude. Sindi kubivuga. Buri munyamuryango wese dafite ranka byibura arasabwa kuba buri kwezi haraga product kamwe niyo kaba kamwe kaciye kuri system yawe, waba ari wowe wakaguze cyangwa se karaguzwe n'umukiriya ariko kagaca ukakaredeeming ukagahindura nk'amanoti ukoze maintenance. Kubanyamaranka bo sintinda kuko uramutse ufite ranka utazi maintenance byo ntago byabaho. Byo ntago byaba. Sibyo? Ahubwo akamaro ka maintenance nakahe? Nuko muri uko kwezi gukurikiyeho uba wemerewe kubona za matching bonuses, za Unilever bonuses, stair step, UPP. Izo income zose utarakoze maintenance ntabwo wazibona. Turi kugenda. Ibikorwa byose bizakorerwa muri timu yawe muri uko kwezi uramutse utarakoze maintenance nta musaruro wabyo wabona. Cyakora mperuka baguhereza direct referral bonus yurayibona. Ariko ibindi ubwo maintenance si ngombwa arata.